nta feza akaba nta n'izahabu, ariko Mana yanjye nubwo utabibona nonaha, ariko muri uyu mugoroba Imana igiye gukora igifite agaciro iwawe. Ndahanuye Mana yanjye we, Imana igiye gukora igifite agaciro talefosika. Imana igiye gukora igifite haguruka. Ndati ntabwo bijya byemera, ariko haguruka. Murabigerageza bikanga. Haguruka. Iwacu ni kwa Makiri. Oya haguruka. Iwacu nta wishingirwa. Oya haguruka. Iwacu nta wuci. Oya haguruka. Ibyakozwe n'intumwa ibice 3, hanyuma dusome duhereye ku murongo wa mbere. Nubwo turasoma imirongo myinshi turavuga mikeya, tuganire kuri aya masaha nimugoroba, twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga. Imana ishimwe ko ikivugana natwe. Ibice 3 ibyakozwe n'intumwa, murongo wa mbere haranditse ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga. Ari cyo saa 9, hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge. Yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero rwitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramubwira bati, uturebe. Ugire gute? None baravuze ngo abitaho, agira ngo hari icyo bari bumuhe. Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haguruka ugende. Ana we. Maze amufata ukuboko kw'iburyo, aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge n'ubugombambari birakomera. Umfashe tuyikomera amashyi, Imana ishimwe. Some shimwa Yesu. Igitabo cya 2 cy'Abami ibice 13 turasoma umurongo umwe wa 20. Uravuze ngo bukeye Elisa arapfa, baramuhamba. Undi mwaka utashye, ibitero by'Abamowabu bitera icyo gihugu. Asome n'uyu. Bukeye hariho abajyaga guhamba umuntu, barabukwa igitero kimwe, bajugunya uwo muntu mu gituro cya Elisa. Nuko intumbi igwira amagufwa ya Elisa. Ako kanya uwo muntu arazuka, arabaduka, arahagarara. Imana ishimwe. 22 numva naryohewe. Hasoreza handakeye aho ngaho. Abagihari bomatanye n'Imana muvuge ngo amena. Mwibuke ko tugeze ku isaha y'ikirengarenga cyane mugoroba. Uze nabi. Hanyuma tugeze ku isaha Yesu Imana Data yafataga umwanzuro yicaye mu ijuru ryayo ryera, ikamanuka ikajya gusura abana bayo, kuko yabagize ahantu baherereye. Mbibutse kuko twicaye muri rusengero, iyi Mana yaduhamagaye irabizi ko turi aha ngaha. Abanyumvira Imana muvuga ngo amena. Impamvu izi ko turi aha ni impamvu ya mbere, yaravuze ngo abantu 2 cyangwa 3 ngo bazateranira. Abateranye bavuge ngo amen. Aravuga ngo abantu 3 bazateranira, ngo bavuga izina ryayo, ngo izamanuka ibane nabo. Ntabara cyane twese amina.
iyi ni isaha y'Imana. Iyi ni isaha y'iki? Bibutse ko habaho amasaha y'abantu ariko hakabaho n'isaha y'Imana. Shimwa Yesu we, shimwa Yesu we, shimwa Yesu we, ndagukunze Yesu uri mwiza. La titanse foega. Imana ihimbazwe cyane. Ndagira ngo tuganire ijambo rifite umutwe uvuga gutya. Uvuze ngo abamaze iminsi baguhetse nibagushyira hasi nawe wigenze. Abamaze iminsi baguhetse bagushyira hasi nawe wigenze. Niba ari Matewusi nawe wijyaneyo. Niba ari mu Bushinwa nawe wijyaneyo. Niba ari mu Buhinde nawe wijyaneyo. Ababyakire bazamure haleluya. Titefosa ega bagushyira hasi nawe ugire gute? Nawe ugire gute? Kuki bahora batubwira amakuru? Kuki bahora batubwira ngo bavuye mu Bushinwa kurangura? Kuki bahora bitubwira? Natwe dufite amaguru yatugezayo. Ndagira ngo ntangaze iri tangazo rivuze ngo abadayimoni batuze. Natwe tugeze igihe cyo kwigenza mu izina rya Yesu. Rero Imana yanjye amashyi menshi wafura we. Shima nyiribihe shima. Keke yageze ku meza. Muranyumvise se? Keke yageze hehe? Kandi irakataguye. Irakataguye. Buri muntu wese avanemo ake gapande. Vuze nabi? Buri muntu wese avanemo ake gapande kuko twageze ku kirengarenga cya ryari cya nimugoroba. Ahangaha ni hahandi Imana yasuye ba bandi, isura Aburahamu, isura abo ngabo ntabwo bakiriho barapfuye, ni twebwe turiho. Duhamagaye Imana yabasuraga natwe idusure mu izina rya Yesu. Imana yabasanga mu ngo zabo igusange mu rugo rwawe. Iyaguye basanga mu miryango yabo igere mu miryango yawe. Ababyumvise bavuga ngo amena. Shima Yesu we. Twumvisha amakuru. Muri hano twumvisha amakuru. Ejo bundi umukecuru yaravuze aravuga ngo njyewe akaradiyo kanjye ngo kaba ku musego, ngo iyi saha y'amakuru igeze menya isaha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze. Abana b'Imana dufite amakuru yizewe kandi duhabwa n'ijuru. Dufite amakuru yizewe adashobora gutakaza agaciro. Dufite amakuru yizewe. Twicaye imbere y'ishobora byose kugira ngo twumve amakuru y'Imana. Abayategereje bavuga ngo amena. Shima Yesu. Ndafashijwe Pascal. Muntabare muvuga ngo amen. Dusanze abantu babiri bahekwaga, ariko we mbabarira unyumvire uyu muhungu bahetse bamujyanye kumushyingura kandi ari muzima. Yo, dusanze andi makuru y'undi muhungu ngo wavutse agize gute, aremaye, ngo yitegereje asanga nta bundi buzima. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Oh, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Oh, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima.
nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Uyu mwana ngo ahendahenda abantu, arababwira ngo nimumbabarire munjyane ku irembo ry'urusengero. Ese bakujyane kumariye? Njyewe ndashaka kujya nsabiriza. None se wagiye gusabiriza mu isoko? Ati wapi, munjyane iruhande rw'urusengero. Ariko ndashimira Imana ko twaje gusaba, kandi twaba twaje gusaba umugabo utangira ubuntu. Hari abantu nibura babiri gusa baje gusaba, hari abantu babiri gusa baje gusaba, babiri cyangwa batatu baje gusaba, kuko Bibiliya yavuze ngo umuntu wese uzasaba azagira gute? Ngo azahabwa, uzakomanga azakingurirwa. Hari abantu babiri baje gusaba. Muzamure haleluya, shimwa. Bamushyira ku irembo ry'urusengero, aricara. Ati mwamaye. Noneho ngo yari yakoze strategy yo kugira ngo avuga ati nibura n'umuntu waba ari igisambo azagira isoni kubera ko avuye gusenga. Hasi amera icyo ngicyo. Ukuntu yaravuze ngo niba umucamanza utita ku Mana utubaha Imana ntiyite no ku bantu, yararebye umupfakazi wamutitirije akamugirira neza akamurengera, Imana iravuga ngo njyewe Uwiteka ni njyewe uzabura kurengera intore zanjye zintakira ku manywa na nijoro. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nzazirengera kandi vuba. Wayikuriye ubwacu ukayimpera amashyi n'impundu. Azazirengera vuba. Umuhungu arasaba, mwamaye, bakamuha igiceri. Kandi abantu bazi gusaba bagira strategy zo gusaba. Impumyi irabasaba, ikirema kirabasaba, n'atanu ndayatora, na mukozi w'Imana. Ntazi niba uri nawe mukozi w'Imana, kongirira impuhwe wampaye, wangiriye neza n'icumi naryemera, Data wa twese. Umuhungu arasaba ngo abonye haje abambaye amakoti, aravuga ati aha niho ruzingiye. Abantu bambaye amakoti n'amakaruvati baramato. Ngo akora strategy, haratangira ati kirema kirabasaba, bakozi b'Imana mungirire impuhwe, n'ijana naryemera, atanu ntabwo nayareka, mungirire impuhwe. Ngo bamugeze iruhande baramwitegereza, yareba ukuntu bateye ipasi, yareba ukuntu ikote rihagaze, akajya avuga ati ngaho. Ngo barahatinda ntacyo baramubwira, ngo ariko bafite strategy kugira ngo avane amaso ku bantu abanza yahange ku Mana. Umuntu wa mbere aratambuka, agiye kumukurikiza amaso yibuka ko imbere hahagaze abambaye amakote. Baracyahari. Ngo arabitegereza, ngo umwe ngo agiye kubona agiye mu mwuka. Ndaravuga ati ko yikunka umuyesera. Aramubwira ati rero uturebe. Barebe gusa. Ati wowe uturebe. Tumbira Yesu wenyine, iwe gisubizo we. Tumbira Yesu, Yesu we, Yesu we, iwe. Tumbira Yesu, tumbira Yesu we, Yesu we. Uyu mugoroba tumbira Yesu, Yesu we. Mu bushomeri
kibazo ufite. Imiryango ikwanze tumbira iwe gisubizo. Ngo arabitegereza. Nababwiye ngo keke iri ku meza buri wese arajya afata ke. Udafata ubwo ntashonje. Munyarwanda yaciye umugani avuga ngo ugaburira haze bagira gute? Bararwana. Umuhungu arabitegereza. Ngo agiye kubona. Ngo abona undi aravuze ati rakukukuku. Abandi atese ibyo bari kuvuga nibiki. Aramubwira ngo kutureba. Ifeza n'izahabu ntabyo. Undi akavuga ati mva mani, ubuze kuki abantu bagiye bagenda mureba, iyo mureka nkisabira bari kwinjira mu rusengero none zibe mwanyerereje ubusa. Uzi ibintu mubone n'ibiki, nta kintu mufite. Ati ntacyo. Baramubwira ati ariko nubwo ntacyo dufite wowe udutumbire. Ntaza marere gusa wowe udutumbire. Ngo arabatumbira ngo agira ngo hari icyo bari bomoye. Undi aravuga ati naho turebe, twebwe nta mafaranga dufite, ariko igifite agaciro nicyo tugiye kuguha. Igifite agaciro nicyo Imana igiye gukora muri iri teraniro. Igifite agaciro nicyo Imana igiye kurema. Igifite agaciro nicyo Imana ijyanye iwawe. Igifite agaciro. Muhungu arabareba avuga ati none se ubwo murabiza kubigenza gute? Murabigenza gutera koko umuhogo nta feza, none guhumugisha ko nta feza kaba nta n'izahabu, ariko Mana yanjye nubwo utabibona nonaha, ariko muri uyu mugoroba Imana igiye gukora igifite agaciro iwawe. Ndahanuye Mana yanjye we, Imana igiye gukora igifite agaciro. Talefosika, Imana igiye gukora igifite agaciro. Ababyakire bazamure haleluya. Bifosa ega igifite arabitegereza. Hangati none se banyine n'umurangurira mwaho ati we humura turebe gusa. Aravuga ati kuba rero ararikanura ijisho, arongera arakanura. Ndashimira Imana ko muri amateraniro harimo bagikomeje gukanura, bakavuga ati yantabara none itantabara ndacyakomeje. Yabivuga itabivuga iracyari Imana, yakora itakora iracyashoboye. Nubwo ariko iracyari iki? Iracyari. Shima arata Yesu. Ngo arabareba, umwe ajya mu mwuka aramubwira ati dushingiye ku mwanya wihangaye abantu bakinjira mu rusengero utabasabye, umfasha twebwe ntacyo tubonera hano inyuma ariko imbere kirimo. Aramubwira ngo umva rero amaguru yameze gute? Aravuga ati kuva navuka ni hatari. None se ugerageje guhagarara bigenda bite? Aravuga ati wapi, hano se uhagera gute? Hari abantu bampeka bakanzana bakahansiga, baza kuhankura saa 12. Abangaba nibo bantwara bakantwara ku mugongo bakampeka. Turi mu ijambo rivuze ngo iki? Rivuze ngo baguhetse bagushyira hasi, nawe wigenze kuko amaguru aracyayafite. Yitanga kugenda iracyabishoboye, yitanga kugenda iracyabishoboye, yitanga akazi iracyakora, yitanga ubucuruzi iracyabishoboye. Haleluya haleluya. Yamubwiye tumva rero banshyira ahangaha mu gitondo saa 12 bakaza kuntwara. None se bataje bigenda bite? Ubu nyine naharara ora none se nabigenza gute nyine ko bampeka? Mubwira ijambo rikomeye. Aramubwira ati noneho, ariko Mana noneho haguruka. Ndati ntabwo bijya byemera, ariko haguruka. Muramigerageza bikanga.
haguruka, iwacu ni kwa Makiri. Oya haguruka, iwacu ntawe ishingirwa. Oya haguruka, iwacu ntawe ukira. Oya haguruka, iwacu ntawe utunze imodoka. Oya haguruka, iwacu bagenda ku igare gusa. Oya haguruka, iwacu ntawe ugira inzu y'amakaro. Oya haguruka, umva itangazo rivuze ngo iki? Iravuze ngo haguruka, irengagiza iminsi ubimazemo. Haguruka imbere y'Imana, kuko Imana ivuze ngo gira gute? Haguruka. Tuvuge ngo amena. Ndati woya, ntabwo bambwira ngo mpaguruke, iwacu nta n'umwe wahagurutse. Reka da, ndagira ngo ubwire ijambo rikomeye. Imana ntaho ihurira n'igisekuru uvukamo. None sijya wanyumvishe, Imana dusenga ntaho ihurira n'iwanyu kwa Makiri. Oya, dore ikimenyimenyi cyabyo, yavukiye mu muvure, amase ntiyamujyaho. Avukira mu muvure, igisogori cyamujyaho. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo Imana yakuvana muri karande z'iwanyu ikakugeza aho igomba kukugeza, kuko nta buzima na buto Imana yacu idashoboye. Muntabare muvuge ngo amen. Iyi Mana dusenga ifite imbaraga zitandukanye n'iwanyu. Iyi Mana dusenga ifite imbaraga zitandukanye n'aho uvuka. Muyimpera amashyi Imana ihimbaza. Shimwa Yesu. Reka nyivugire, mureke nyivugire, mureke nyivugire. Mwe yaravuze ngo nimundeke mvuge, aravuga ngo nimundeke mvuge Imana. N'abavuga Ryangombe baravuga, n'abavuga Nyabingi rya Babinga baravuga. Ndagira ngo mabwire yapfuye ikazuka, ikagera ikuzimu ikambura Satani imfunguzo. Iyi niyo ndimo kuvuga. Yageze Nyabihanga ku musaraba ntigumeyo, ikazuka kandi yazutse. Abasirikare barariye. Torero haleluya, Yesu yazutse, abana b'Imana babaho. Yesu yazutse, ubuzima burahinduka. Abayinkundira bamvugire ngo amena. Haramubwira ati wowe haguruka, ubundi ikibazo ufite ni iki? Hawe ati wapi? Ngira akagare bantwaramo. Ari muzi ko ibi bintu duhura nabyo, akubwira tere guzakomera, ugahita ureba nyakatsi wavukiyeho. Akubwira tere guzubaka etaje Kigali, atavuga ati nta n'iwacu wabaye mu ifite amakaro. Oya, umva bivuze niyo kwizerwa, no kubikora izagira gute? Izabikora. Iyo bivuze ikurikirana ijambo ryayo, kandi kugeza igihe rigize gute? Risohoye. Sinzi impamvu bakubwira ngo uzurire indege ngo iwacu ngo wapi nave witi se ndayigendamo. Reka da, Imana ishaka ko ugira kwizera, ugahagurukira mu byivuze, ukabyizera nk'ibikora, ukabyizera nk'inyembaraga. Uko ijambo ryavuze, ryaravuze ngo hahirwa umuntu wese wizera, kuko ibyabwiwe n'Umwami Imana bizagira gute? Bizasohora. Abizeye bamvugire ngo amena. Umvira ijambo rikomeye. Birashoboka imbere y'Imana gutunga etaje. Birashoboka imbere y'Imana kurira indege itagiye kwivuza. Birashoboka. Birashoboka. Birashoboka gushyingirwa. Ya. Bigize gute? Birashoboka. Umuhungu ati none ngo mwaramubwira ati wowe bigerageze gusa. Abigerageje abona birakunze, abona biremeye, ahagaze abona biciyeho, arongera abona amaguru arakomeye, aravuga ngo ntabwo nabyihererana. Ntabaruvuga ngo amena. Aravuga ngo sinabyihererana, ntabwo nagumanga. Ngo ariruka ngo yinjira mu rusengero, akajya avuga ngo ndakize. Abandi ati we ibintu bimeze bitakababwira ati mutuze. Ngo mu rusengero ngo bakamwitegereza, agatarika se we urasera ubyogo bajya gusabiriza hara ku rusengero, hara kwiriye mu mukandi tumuciyeho ra ntukajya mugenzi w'inzara. Ati mbarumbwira maze imyaka ingahe we? Siko afite 42 we, afite 42. Ndati none se urazabona umugabo?
avuga ati aha nanjye simbizi. Umfasha ibyo bintu byose bagiye bongorerana bigiye gushyirwaho iherezo. Ibyo bintu byose bagiye bongorerana idaterwa ubwoba n'imyaka umaze bigiye gushyiraho iherezo. Impanuro itangaza bivuze ngo Imana ijya inyuranya amaboko kandi ikayanyuranya igize gute ibizi. Imana ishimwe ngo bagijyana inzara. Revugira ati hashimwe Yesu. Abandi ati Imana ishimwe. Abandi atari ko sereka mbabazi ko bamukije batari kubyina bari kubyinishwa n'iki. Undi akavuga ati nimugenze gake igihe babyiniye kirahagije. Nanjye uyu munsi ni uwanjye, nanjye uyu munsi ni w'abana b'Imana. Ndashimira Imana yo kabya. Umunsi wawe ugiye kugerwaho nawe ubishimye iz'amashimwe umunsi wawe nawe ugiye kugerwaho. Ndebera umuntu mwicanyi mubwire ngo umunsi wawe nawe ugezweho. Hafeze kuba ugihumeka ntihagire ugutera ubwoba. aho inzu ye yanyuze n'iyawe izahaca. Kuba ugihumeka aho yakuye igishoro nawe Imana izakiguha. Kuba ugihumeka aho ubukobwa bwaciye niho n'ubwawe buzanyura. Kuba ugihumeka aho yabyariye maternite ziracyahajya nawe uzajya yubyara. Kuba ugihumeka nawe uzagira ijambo nk'abandi. Ndabwira shitani n'abadayimoni ngo nibagenze gake. Kuba tugihumeka gusa birahagije imbere y'Imana. Kuba umwuka ukizamuka turacyafite ibyiringiro. Ijambo ryavuze ngo ubugingo buracyari buzima. Ngo arahagarara ati nimundeke nyibyine yibyine, nimundeke nyivuge yivuge, ngo mundeke nyivuge yivuge, ngo mundeke nyibyine abandi tayise we atari kwigira ibiki. Arababwira ati nimugenze gake igihe mwabyiniye kirahagije. Nanjye mbonye umwanya wo kubyina. Mugenze gake igihe mwabyiniye kirahagije. Mugenze gake igihe mwavugiye kirahagije. Mugenze gakeya. Imana yari ibahaye ijambo ariko nanjye yari impaye. Muntabare muvuge ngo amena. Noneho ngo saa 12 ziragera. Zigera gute we? Abajyaga baza kumuheka baza bikoreye igare. Ayavuga ati mwana uko bagenda bavuga ati umva mwana njyewe ndanabirambiwe. Sindayamara muri ibi bintu gihe namuhekeye nayo bamuhaye ntabwo ajya yamaho. Tugatisha reka ngiye kumuheka bwa nyuma hari. Ndati wakwereka mwana siko sizi bijumba kuziko kubera ko isaha igeze ngo bahageze. Bahageze DJ wamara ukajya kuri MTS. Bahageze bagize gute ngo aho yicaraga habaga ibintu by'imifuka kuko bari barahamenyereye. Yesu we ngiye guhanura basanga hari imifuka yonyine. Basanga hari imifuka yonyine. Aravuga ati karabati bamwibye ko hari imifuka gusa yicaragaho. Ndagira ngo ntangaze itangazo aho bari bakumenyereye hagiye gusigara imifuka yonyine. Hagiye gusigara imifuka yonyine. Hagiye gusigara imifuka yonyine. Hagiye gusigara imifuka yonyine. Aho bari bakumenyereye hagiye gusigara imifuka yonyine. Ababyakire bazamure haleluya. Eyo ati byagenze bite? Hano ndeze byagenze ati nibiki? Noneze ko hari imifuka yonyine. Ariko man dutabare hasigara imifuka. Baje bavuga ngo uriya muri kubona yakodesheje ahanga. Uwo nawo ni umufuka.
bajya bavuga ngo uriya mubona utuye muri iriya nzu yabaga hano. Bajya bavuga ngo uriya uri gukora kariya kazi yari umushomeri. Ariko mana we, bajya bavuga ngo uriya ngo yize biteme ariko yari. Uwo muntu wamundebeye ukamubwira ngo hasigara imifuka yonyine. Hasigara iki? Imifuka yonyine. Ntabwo tubuze yaba yagiye. Uze uko yaba yagiye gute wa? Ariko mana yanjye, ariko mana twemerere. Aho twagiye tunyura hari ubuhamya bubi, hasigara imifuka yonyine. Hasigara imifuka yonyine. Imifuka yo. Bajya bavuga ati kera yakodeshaga mu Kiyovu. None se asigaye yaragiye he? Hekata. Burya yanzu yayivuyemo ajyamo. Si ibyo rata. Si ibyo ngibyo. Uwo ni umufuka ugiye gusigara. Ababyizeye ko yasigara bavuge ngo amena. Natanga itangazo. Shimwa, natanga itangazo. Itangazo ni iri ngiri. Riravuze ngo abaguhetse igihe kinini bagiye gusanga nawe urimo kwigenza. Kuko umuntu yaguhetse agira ibintu bimuranga. Umuntu yaguhetse harimo itegeko rivuze ngo nta hantu wagera ataragerayo. Niko bisobanura. Umeze nabi cyane. Ngwino. Tuvugisha ukuri. Kwa kenshi usanga umuntu uguheka akenshi usanga agusumba. None yaguheka gutagusumba? Yaguhekesha iki? Agomba kugusumba ku ikofi akabara gusumba. Ngo iki? Agomba kugira gute? Kuko umuntu usumba bisaba ko nawe ugumuheka. Kuko none se umuntu usumba uwo agusumba uramusaba. Ariko uyu musumba nawe agira gute? Aragusaba. Jya hano tugende. Uyu mugabo urabona hari ahantu nagera ari imbere yanjye. Mana ye. None se kandi bivuze iki? Biravuze ngo ahantu ndibuze kugera araba yahageze imbere yabanje kuhakandagira. Mvuze nabi cyane. Mumfatire muri kumubwire ngo nibagushira hasi nawe wigenze. Nibagushira hasi nawe wigenze. Oya nibagushira hasi wigenze. Nibagushira hasi wigenze. Ntabwo tuzaguma turabi inyuma, tugomba kujya imbere natwe. Ntabwo tuzaguma mu bushomeri, tugomba kugira ahantu twicara mu izina ryane. Akose umwe mwumvisha ubanu. Undi muhungu we ubuzima bwa mukubise yamenetse amaso. Kandi iyo ubuzima bwakubise umuntu arareba kagira ngo ari kurunguruka. Agera muri system. Ngo bamurebye basanga yapfuye kera. Kandi uyu muhungu ntabwo ari yapfuye. Ngo bamukubita ibitugu. Aravuga ati tugende tumuhambe vako. Ngo bageze ahantu Elisa yapfi ibamushyinguye. Imana igica inzira. Ngo bacebutse hirya babona igitero. Naringize ngo Imana ifashe iyohereza igitero ku badayimoni bakurwanya. Imana inyemerere yohereza igitero ku bakuroga. Imana inyemerere yohereza igitero ahakazi kawe kari. Imana inyemerere yohereza igitero bimenyekane ko cyoherejwe n'Imana. Muntabare muvuge ngo amena. Ngo barabu igitero. Kumbi ntacyo kibatwara, ahubwo gifite uwo kije gutabara. Ndashima Yesu. Ndashima Yesu. Iki gitero ntabwo kije kubareba, ntacyo kibatwaye. Gifite uwo kiri kwigira. Ariko kuko hari umuntu kigendere. Mana we, bagira ubwo. Barabaye turapfuye. Bati mubaye. Ati reba inyuma hari. Ngo bitegereje. Ngo babona amagare, babona intwaro, baravuga ati reka nkubwire. Niyo twaba tuvukana wawe ndamuta hasi niruka. Abandi ati mwabaye mwihanganye tukamugezayo. Ndaravuga ati kugira ngo nicwe n'iki gitero ndamushyira hasi. Ariko Mana ya Aburahamu, dore ikintu kigiye gutera Imana kugushyira hasi. Icyambere ni iki ngiki. Imana itera ubwoba abadayimoni. Imana itera ubwoba abakuroga. Imana itera ubwoba abakurwanya. Imana itera ubwoba ibiguhagurukiye.
gushyira hasi nawe wigenze ugende uvuga ngo harakabaho Imana ishobora ibintu bingahe byose. Shimwa rata Yesu. Urakoze papa, ndafashijwe ma. Aravuga ati we mwati none se ntacyo mupfana. Aravuga ati niyo twaba tugifite ndamutse. Avuga ati nose mwaretse tukihangana tukamugeza hari imbere. Biritangazo. Abakugiriyeho impaka bose bagiye kumenya ko bahuye n'Imana. Abakugiriyeho impaka bose bagiye kumenya ko dusenga Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Abakugiriyeho impaka bakavuga ngo yasenga ihe, hari igitero yohereje kigiye kugaragaza ko hariho Imana nyama. Ntabara cyane uvuga ngo amen. Hari igitero yohereje, shima nyirize we. Hari igitero yohereje aho abana biga. Hari igitero cya marayika Imana yohereje abana baryama. Hari igitero cya marayika Imana yoherejeyo. Muyimera amashihimbazo, yongere ihimbazwe, wongere uhimbazwe rata, wongere uhimbazwe Yesu, wongere uhimbazwe nyiribihe. Imana ishimwe. Baravuga ati turamushyira hasi, ariko bagushize hasi n'abagenzi. Heriyo kwiga bavuga ngo dore ngo nta kundi niko tumubeshejeho azarya bigenze bite. Ningeje ubundi wamuteye inkunga nibagushyire hasi Imana nayo ubwayo ikwibonere. Umva ijambo rikomeye. Ubundi iyo umuntu aguhetse bibuza Imana gukora kuko nta gusenga. Uravuga ati ejo bundi inzu bazayishyura, bazanyishyurira, ejo bundi bizacamo, ejo bundi bizagenda neza. Nibagushyire hasi nawe wigire gute? Wigenze. Kandi mbibutse iki? Mbibutse ngo umuntu wese uguhetse ntabwo utera imbere ataratera imbere kuko gusubiza inyuma. Ariko hashimwe Yesu ugira icyarema akagiko mesa bikamenyekana ko byaremwe n'Imana, bikamenyekana ko ari Imana yabikoze. Umvira ijambo rikomeye. Iyo bagushize hasi Imana irema ibitazagira ubyitirira. Umva nyumva neza. Iyo bagushize hasi Imana ikuremera ibitazagira izina ngo ni runaka. Wawe uzaba ngo ni wamugejeje. Oya, Imana irema ibishaje. Ndashimira Imana igiye guca inzira abantu batazi. Ndashimira Imana igiye guca inzira abadayimoni batazamenya. Ndashimira Imana igiye guca inzira abaturwanya batazi. Muntabare muvuge ngo amen. Imana ishimwe. Muhungu ngo bamukubita hasi. Aravuga ati nubundi yapfuye uragapfupfuye. Ngo bariruka ngo baguye ku magufwa. Elisa aramubwira ati kundyamyeho. Umuhungu aramuvuga ngo iki ko numva undyamye uri kunsikamira. Umuhungu aravuga ati reka mbabwire abari bampetse bageze he. Ngo ahitare bahantu bageze ngo abagurukaho ngo basubije amaso inyuma basanga ari kubirukankaho. Abandi ati mwirukanka umuzimu yatwirukanseho. Ngo barushaho kwirukanka uko barushaho kwirukanka akarushaho kubirukankaho, uko barushaho kwirukanka akarushaho kubirukankaho. N'indi ijambo rikomeye. Nubwo ubona umaze igihe kirekire waradindiye nawe ugiye kwirukanka. Abari baragusize nawe ugiye kubageraho. Nawe ugiye kwirukanka abagusize nawe uzabageraho. Zamura haleluya. Shima Yesu. Mwakavuga ati we uza yaje indese waba unitujugunye yaje. Ariko Mana ni ukuri kw'Imana amaboko yagushize hasi ugiye kuyatambukaho. Oya umva nyumva neza. Wikirwa uvuga ngo muyomba, ngo shangazi, ngo tante, ngo anko, ngo n'ibindi ngo baranyihoreye. Umva rero bagiye gusubiza amaso inyuma basange nawe waje. Basubiza amaso inyuma basange nawe wagize gute nawe waje. Ndagira ngo dukomere Imana amashyi dusengera ahangaha kuko ntabwo tuzahera inyuma. Ntabwo tuzahera inyuma. Ijambo ryaravuze ngo ab'inyuma bazaba ari imbere. Haguruka dusenge. Letita fosa ega shalawoza instance. Ndagira ngo wihangane use nk'utera agatambwe kamwe uvuga ati aho banjugunye ndahavuye. Shimwa nyiribewe aho banjugunye ndahavuye. Aho bamaze iminsi baranteye bavuze ati sinzaharenga
ongera uvuge ngo ndaharenze. aho bavuze ngo sinzaharenga, ahangaha ndaharenze. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka na Isiraheli, Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Duteye intambwe, intambwe duteye, turavuze ngo tuvuye aho bari baratujugunye. Tumaze igihe kirekire twicaye ku irembo, tumaze igihe kirekire twicaye ku irembo, ariko Uwiteka, ariko Uwiteka, ariko Uwiteka, ariko Uwiteka, ariko Uwiteka, ndagushimye, 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 ndagushimye. Abari baradusize Mwami, bagiye gusanga hari imifuka yonyine, bagiye gusanga hari imikeka gusa, bagiye gusanga ntabwo aricyo tuzaba dukodesha, bagiye gusanga twarayivuyemo, bagiye gusanga twaragiye iwacu. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Hindurira ubuzima abangaba, hindurira ubuzima abana bawe, hindurira ubuzima abana bawe. Turasenze Mwami, kandi ijambo tuvuze, turavuze ngo abaduhekaga nibadushyire hasi. Iyo umwana yatangiye gukura agenda yivana mu mugongo, maze twanzira imigongo, maze igihe duhetse itubwira ngo